Rwanda rwo hambere atari na kera cyane, umugore yahabwaga agaciro gake, ntiyashoboraga kujya ku rugamba cyangwa abe yahabwa imyanya ikomeye mu nzego z'igihugu, ariko ntibyabujije bamwe mu bagore kuba intwari, bagakora ibikorwa by'indashyikirwa n'abagabo batari gupfa gukora. Iki ni ikiganiro umugore mu mateka. Njye nitwa Jay, narikunda ibitekerezo by'abagore, mbahaye ikaze. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abagore bafatwaga nk'abantu bakora cyangwa ngo bashobore gukora imirimo y'abagabo. Nta mugore wajyaga ku rugamba, nta wubakaga, nta wagirwaga ku rugamba, nta wagirwaga umuyobozi mu nzego z'igihugu, aha ni imbere y'abukoloni. Ndetse umugore yafatwaga nk'umuntu waremewe gukora imirimo yo mu rugo, ubundi agategeza byose ku mugabo. Nk'uko Padiri Muzungu Bernardine abivuga mu gitabo yise La Protectrice Mesquerane, nyiramateka n'ishema n'icyubahiro ku bagore n'abakobwa babayeho mu mateka y'u Rwanda. Mbere yuko tuvuga ku butwari bwaranze uyu mugore ufatwa nk'intwari kurusha abandi bose mu mateka y'u Rwanda, reka turebe abandi bagore b'intwari batatu babayeho mu mateka y'u Rwanda. Nyirarucyaba, uyu azwi mu bitekerezo by'ibimanuka byanditswe mu gitabo Inganji Karingi cya Musenyeri Alexis Kagame. Bivugwa ko ari we wazanye inka mu Rwanda mu gihe yari itazwi. Wamaze kuzana icyo gisimba ari cy'inka, yatamiye amata Gihanga ngoma ijana. Amata yanyoye akira indwara yari arwaye, maze Gihanga abwira Nyirarucyaba ati jya kuzana icyo gisimba hano. Nuko azana inka mu Rwanda bwa mbere. Undi mugore w'intwari uzwi cyane ni Nyiraruganzu Nyirarumaga. Uyu yari umugabekazi w'ingoboka kuri Ruganzu Ndori, akaba yari umusingakazi. Yabaye umugabekazi kuri Ruganzu Ndori kuko wari kumubera umugabekazi, ni ukuvuga nyina wa Ndori yaraciwe irubi rw'inyundo ahitwa mu miko y'abakobwa. Ubwo Ndahiro Cyamatare yicwaga amaze guhungishiriza Ndori Karagwe Kagaba. Ubwo rero Ruganzu amaze kuba umwami yagombaga kugira umugabekazi batwarana nk'uko byagendaga ku bami bose. Nyirarumaga rero niwe watwaranye na Ruganzu Ndori, umwami uzi ubutwari bukomeye n'ingabo ze zitwaga Ibisumizi. Ikindi kigira Nyirarumaga intwari itazibagirana mu mateka y'u Rwanda ni uko ari we watangije inganzo y'ibisigo, agira ngo amateka y'abami ntazibagirane. Kuba amateka y'abami bo hambere azwi ubu bikomoka cyane ku nganzo y'ibisigo nyabami, kuko nko mu bisigo by'impakanizi hagenda havugwa buri mwami n'ibikorwa yakoze kugeza ku mwami uriho. Nyirarumaga niwe hanze igisigo cya mbere mu mateka y'u Rwanda, akaba yarakise Umunsi ameza imiryango yose. Niwe watangije intebe y'abasizi, ndetse ashyiraho uburyo ibisigo byose bituwe umwami runaka byajyaga biba bigomba kuba bimeze. Bakabitoza abakomokaga aho ngaho bose ku buryo ingoma ya cyami yagize iherezo. Ibisigo byose uhereye kuri icyo Umunsi ameza imiryango yose bizwi neza. Undi mugore wabaye intwari twavuga mbere yuko tuvuga birambuye kuri Robwa ni Nyiraruyuhi Nyirarutunga, ndetse n'abandi bagabekazi bategekanaga n'abana babo ariko bakiri bato kugeza igihe bakuriye. Nyirayuhi Nyirarutunga ni nyina wa Yuhi Gahindiro. Nyirarutunga yatwaye u Rwanda mu gihe Gahindiro Kamibambwe Sentabyo yari akiri uruhinja. Ikijyanye Nyirarutunga intwari cyane ni ukuba yararwanya ishyaka, arwana n'abana ba se wabo wa Gahindiro bashaka kumunyaga ingoma. Yaratwaje kugeza igihe Gahindiro akuriye akaba umwami w'igihame, binavugwa ko ari we mwami warambye kurusha abandi bose. Reka noneho tugaruke ku butwari bwa Robwa. Padiri Muzungu Bernardine mu gitabo cyavuzwe haruguru avuga ko ku buhanga n'abandi bazi amateka y'u Rwanda, igikomangoma Robwa Nyiramateke yari ishema n'icyubahiro ku banyarwandakazi aho bava bakagera. Inyandiko nyinshi zivuga ku mateka y'u Rwanda zirata ubutwari bwa kigore n'ubudahemuka budasanzwe bwaranze igikomangomakazi Robwa wavugaga kuri Nsoro wa mbere Samukondo, akaba mushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Guhari icyubahiro cyo kuba umwamikazi n'umugabekazi akemera gupfira u Rwanda bimugaragaza nk'intwari idasanzwe mu zabayeho mu Rwanda rwa mbere, haba mu bagabo n'abagore.
Robwa yari muntu ki? Robwa Nyiramateke yari umukobwa wa Nsoro wa mbere Samukondo, umwe mu bami b'imishumi wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana abiri na mirongo irindwi n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atatu na cumi na kabiri. Akaba yaramubyaranye na Nyiraruzungu wa mbere Nyakanga. Yari mushiki w'umwami Ruganzi wa mbere Bwimba, nawe uzwiho kuba yarabaye intwari yemera kumena amaraso mu buryo bw'ubucengeri. Robwa yamenyekanye nk'intwari cyane kubera uburyo yemeye kuba umutabazi w'umucengeri, akamena amaraso ye mu Gisaka kugira ngo Igisaka kitazagarurira u Rwanda hanyuma. Twibuke ko ibi yabikoze atwite inda y'umwami Kimenyi w'Igisaka. Uko Robwa yabaye intwari, Kimenyi cya Bazimya ba Ruregeya umwami w'Igisaka ngo yashatse umugeni, nuko abajije abajyanama be baramurangira mu Rwanda bati Nsoro ya Samukondo niwe ufite umugeni ugukwiye. Ati none se ko nta bucuti ngirana na Nsoro nzabigenza ne? Nuko bamugira inama yo kwibanisha na Nkorokombe wari muramu wa Nsoro, kuko yari musaza wa Nyakanga nyina wa Robwa Nyiramateke. Bamaze kunoza inama, Kimenyi ngo yashatse amaturo n'izindi mpano nziza maze abyohereza Nkorokombe, maze aboneraho no kumwaka ubushuti. Undi ntiyazuyaza aramwemera. Bukeye ubucuti bumaze gukomera, Kimenyi atuma kuri Nkorokombe ati ndashaka gusaba muramu wawe umugeni, none uzahembera nk'inshuti. Nkorokombe aramusubiza tuzaze umugeni ntuzamubura rwose. Igihe kigeze rero abanyagisaka ngo baje gusaba Robwa, icyakora ngo Nsoro aramubima avuga ko ngo yamutanze ahandi, ariko ubu butaka bwari uburyo bwo kubaniza. Ibi ngo byababaje Kimenyi cyane. Igihe cyarageze Nsoro araberana, nuko abiru baramubaza bati ko turuzi ugiye gutanga Kimenyi akaba yaragusabye umugeni ukamumwima, nagaruka waratanze akamudusaba tuzamumwima tutaramubyaye. Nsoro arababwira ati nimumumagarira abana banjye. Nuko abana baraza bageze abwira Robwa ati nushaka gushyingirwa kwa Kimenyi uzagenda ubizi ko uri umutabazi w'u Rwanda, ntuzagenda wibwira ko uri umugeni uturamenye. Karinga ntuzayiguranira ukurura ingoma ngabe ya mu Gisaka. Arangije kuraga ahera karatanga, baramwemerera baramwiraburira. Nuko Nkorokombe atuma kuri Kimenyi ati wa muntu wakwimaga umugeni ko atakiriho ntiwaza gusaba umugeni ko utazamubura. Nuko Kimenyi yohereza intumwa ze gusaba Robwa. Ruganzu Bwimba wari waramusimbuye se Nsoro ku ngoma yemera gushyingiranwa na Robwa. Icyakora Robwa ashyingirwa abizi neza ko ari umutabazi w'umucengeri uzamenera igihugu amaraso. Ubwo Ruganzu wa mbere w'Ibwimba yatangaga aguye mu Gisaka nawe atabaye nk'umucengezi, ngo Kimenyi yaje guhoza Robwa ngo amumare agahinda ka musaza we wari umaze gupfa, maze aramubwira ati rukurura ni iyawe, Igisaka ni icyawe. Maze kuko Robwa yari azi ko atashakiye mu Gisaka agamije kuhabyarira cyangwa kubayo, umugabekazi ngo yasubije Kimenyi amucyurira ati mbabajwe n'uwo kwise Kimenyi. Iyo uza kuba Kimenyi koko wakamenya icyanzanye ino hano. Nuko Robwa wari unatwite inda y'imvutsi y'umuhungu amaze kumubwira ayo magambo, arikusanya n'imbaraga zose yitira hejuru, maze agiye kugwa bamutega ingoma ayigwa ku rutsike acikamo ibice bibiri. Umwana wari uri mu nda ye aragwa, maze nawe apfa nk'umutabazi kimwe na musaza we Bwimba. Urupfu rwa Robwa rwamugize ikirangire mu bakobwa n'abagore bose babayeho mu mateka y'u Rwanda. Natinye kumenera igihugu cy'amaraso nubwo yari akiri muto, akaba umwamikazi wawe kuzavamo umugabekazi w'Igisaka. Yanze kubyarana n'umwami w'Igisaka kuko nk'uko Kimenyi yabitekerezaga uyu mwana w'umuhungu bari kubyarana yari kuzigarurira u Rwanda akarutwarana n'Igisaka. Yubahirije isezerano yari yarasezeranye na Nsoro kugira ngo u Rwanda rukomeze rusigire rutazagarurirwa n'abanyamahanga. Ibi bishimangira wa mugani ugira uti wanga kumenera igihugu amaraso imbwa zikanywera ubusa. Ibitabo byifashishijwe kugira dukorere inkuru ni igitabo cyiswe Le Protestantisme ya Padiri Muzungu Bernard niwe wacyanditse, n'ikindi cyanditswe na Kamanzi cyitwa Le Récit historique cya Kupesi nyine cyitwa Jane ariko n'ibitekerezo by'abagore. Iki ni ikiganiro umugore mu mateka. Ndabakunda cyane.